Reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwe mwese inshuti bakunzi b'amakuru tubagezaho buri munsi kuri YouTube channel yacu. Inkuru rero tugarukaho uyu munsi ni inkuru ya Miss Uwase Colombe. Uyu ni umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2015. Kuri ubu ngubu muri iyi weekend dusoje wasabwa kanakobwa n'umusore biteguye kurushinga, bityo yiyongera ku rutonde rw'ibyamamare byakoze ubukwe. Hari ku munsi wo ku itariki ya 20 Werurwe 2022 nk'uko amashusho yashyizwe hanze ndetse n'amafoto bigaragaza, Miss Uwase Colombe yari afite akanyamuneza kenshi yatewe n'uyu munsi, ari naho yanasabweho akanakobwa. Ibi bibaye nyuma y'uko tariki ya 7 Mutarama 2022 yari yambitswe impeta yanifotozanyije ku mucanga w'amazi magari bikekwa ko ari ayo muri Tanzania nk'uko bigaragara mu mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga n'inshuti ze. Icyakora iki gihe ku mashusho n'amafoto ntabwo higeze hagaragara umusore wari wambitse impeta Uwase Colombe. Ku rundi ruhande ariko hari amakuru y'uko yari yayohererejwe n'umusore we utaraho yayambariye. Gusa nk'uko bigaragara kuri iyi nshuro mu mashusho yafashwe muri ubu bukwe bwo gusaba no gukwa, amakuru avuga ko umusore yitwa Gerard, ndetse no mu mashusho agaragara rwose uyu Gerard yishimanye n'umugeni we ari we Uwase Colombe. Ni ubukwe kandi bwanatashywe n'ibyamamare bitandukanye birimo abandi ba Miss cyangwa abanyampinga ba hano mu Rwanda, ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye mu ngeri zitandukanye mu ruganda rw'imyidagaduro rwa hano mu Rwanda. Uwase Colombe ni umwe mu bakobwa bahagarariye intara y'Amajyaruguru mu irushanwa rya Miss Rwanda 2015. Icyakora ntiyabasha kugira ikamba yegukana. Uyu mukobwa wasabwa kanakobwa agiye kugira ikirenge mu cyawe Umutoni Fiona, Bagwire Keza Joanna, Gasana Darlene bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda 2015 bo barushinze mu mwaka ushize wa 2021. Nyuma y'irushanwa rya Miss Rwanda ntabwo Uwase Colombe ari umukobwa wakunze kugarukwaho cyane mu itangazamakuru, ndetse ari nayo mpamvu benshi bari bakomeje kugira amatsiko menshi yo kubona umugabo we, dore ko kugeza amagingo yari yarakomeje kumugira ibanga. Komeza udukurikira ukore subscribe ndetse kandi ukande no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru yacu buri munsi kandi ku gihe. Wanakurikira kandi amakuru y'imyidagaduro ndetse n'imikino uciye kuri YEGOB, ndetse ukanakurikira imiziki n'ibiganiro bitandukanye kuri radio yacu YEGOB Radio uciye kuri YEGOB.com. Mugire ibihe byiza.